Gushimiye Maurice, ndabashimiye bayobozi muri hano nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nk'uko abivuze ndi Scovia Mutesi, ndi umuyobozi wa televiziyo yitwa Mama Rwagasabo. Ngira ngo abari hano mwese nta kiruta nyina w'umuntu, iryo shingiro ry'izina ryanjye rero kuba ndi nyina w'u Rwagasabo, mu by'ukuri mwakabimpereye amashyi. Murakoze cyane, mu by'ukuri ubu ntimugire ngo ngize amahirwe. Nari niteguye ko uyu muvugizi wa guverinoma mushya wungirije ari njye utangira mubaza, ariko ubwo ari utangiye ambaza bishobora kuba bitazoroha muri aka kazi, ariko nzirwanaho kugeza ubwo mubajije ibya nyabyo. Arakoze cyane rero, ngira ngo ku bijyanye n'itangazamakuru dutandukanye ibyo abantu bavuga, ntabwo dutandukanya abantu ubwabo cyangwa ibyo dutangaza. Umwuga w'itangazamakuru ni umwuga usaba imbaraga z'umubiri, iz'ibitekerezo ndetse n'urukundo. Iyo ibyo bintu byombi muri